murakoze cyane. Hahindutse byinshi ku bijyanye n'imiturire. Mu by'ukuri usibye umudugudu ko mwana wivuze uri butahe Rubavu, hari imidugudu myinshi yubatswe n'ubuyobozi, ariko hari indi midugudu myinshi nayo yubatswe n'ubuyobozi kandi yavanye abaturage habi yabakuye mu manegeka n'abatari bafite aho batuye batura neza. Hari ingero nyinshi, hari nk'umudugudu wa Rweru mu Burasirazuba, hari umudugudu wa Kazirankara muri Nyabihu, hari umudugudu wa Horezo muri Muhanga, hari umudugudu wa Kanyenyeri muri Ngororero n'indi midugudu myinshi. Ariko icyahindutse kirushije ibindi, ubundi imidugudu y'icyitegererezo igiye yubakwa na leta. Impamvu yitwa imidugudu y'icyitegererezo ni ukugira ngo n'abaturage ari abayituzwemo ubuzima bwabo buhinduke, ariko n'abahaturiye nabo imyumvire yabo ihinduke. Icyo byagezeho ni iki rero, batuye neza bayituyemo, ariko n'abaturage bari hafi aho yayo byazamuye imibereho myiza yabo, cyane cyane ku bijyanye n'ibikorwa remezo byahegerejwe. Amashuri abana bose bayigamo, amavuriro bose bayivuzamo, ariko n'imyumvire yabo byahinduwe n'imyumvire y'abaturage baturiye, kuko areba iyo nzu nziza nawe mu bushobozi bwe akavugurura, akagerageza kwisanisha nayo, kuvugurura nawe inzu ikarushaho kuba nziza. Wenda ishobora kutagera ku kigero nk'iriya baba bubakiwe na leta, ariko imyumvire yabo yarahindutse. Mu by'ukuri abaturage nk'uko mubivuze byabanje kugorana kubyumva, ntabwo abantu bahise babyumva, ariko bagenda babyumva. Kigaragaza ko bagenda babyumva ni uko nabo bafite ubushobozi bwo bagenda bubaka neza, bagenda batura mu midugudu, kandi impamvu babyumvise babonye inyungu zirimo. Nk'ejo bundi twabonye urugero rubi rw'abatwawe na Sebeya haraza Rubavu n'ibindi biza n'ahandi. Rero nabo bamaze kujijuka, bamaze guhindura imyumvire, bagenda bajya gutura hamwe mu midugudu. Indi nyungu irimo ni uko ibikorwa remezo byarabegerejwe, byegereye mu midugudu. Iyo yabaga ariho mu kabande amazi atatanye, kumugezaho amashanyarazi, kubagezaho amazi, kubagezaho amashuri, kubagezaho amavuriro, byabaga ari ibintu bigoranye. Bamaze kubyumva rero, kuko begeranye hafi ku mudugudu, ibyo bikorwa remezo byose biba biri hafi yabo, bakabibona batavunitse, ndetse n'ahandi bari banyanyagiye mu giturage bakahasigara amasambu yo guhinga, kubyaza umusaruro ku bundi buryo. Ubona rero abaturage mu by'ukuri barabyumvise, ntabwo twavuga ngo ni 100%, ariko muri rusange barabyumvise. Gutura mu midugudu babona ari ikintu cyiza kandi gikwiye. Dushima cyane leta y'ubumwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, rimwe na rimwe ko bafata ibyemezo wenda abaturage bamwe baba batarabyumva, ariko bizana inyungu zikomeye ku baturage. Icyemezo kuko uyu munsi haratahwa uyu mudugudu, nk'uko kandi abadukurikiye babibona, ngizo inzu zubatswe i Rubavu. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe arimo gusura uriya mudugudu wimuriwemo abaturage. Ngira ngo Honorable Tengera, iyo ureba ziriya nzu ukibuka imibereho n'imiturire runaka u Rwanda rwigeze kubamo, ubihuza ute n'isabukuru y'uyu munsi? Nibuka inzu u Rwanda rwigeze guturamo twese twabayemo, zitwaga nyakatsi. Nyakatsi bivuze ko yari nyakatsi hose, atari hasi no hejuru gusa, zari zishakaje nyakatsi, ariko n'abantu bararaga muri nyakatsi. Basasaga ibyatsi, basasaga amashara, ugasanga ntibazi uko baryama neza, kandi ntiwarara mu nzu y'ibyatsi ngo uvuge ngo ugiye gusasa neza. Iyo rero mbihuje n'uyu munsi, bigaragaza kwibohora nyakuri, kwibohora ubukene. Reba iriya midugudu, reba uko isa, reba uko ingana, reba ukuntu ari myiza. Iyo nibutse za nzu za nyakatsi zari zinyanyagiye, yaratekaga, yasohoka hanze inzigashya. Ziriya nzu buriya, nubwo ntari uyu munsi nzi ko harimo n'ibizimyamwoto, nta nzu idashya, ariko buriya harimo n'ibizimyamwoto, barabigisha uko bazimya n'umuriro. Ntibacana ku mashyiga nk'aya yandi twacanagaho bacana inkwi, hariya hari gaze. Reba ibikinisho by'abana, twirirwaga dutera imipira mu ivumbi, ndetse nta nubwo ari kera cyane, n'abana bacu bamwe biriya ntibabibonye. Rero hari ukwibohora nyakuri, kwibohora ubukene, kwibohora imibereho mibi. Iyi ni imibereho, biragaragaza imibereho myiza y'Abanyarwanda. Abanyarwanda baragenda bazamuka bava kure. Amashuri, ariya ni amashuri begerejwe, nta nubwo ari amashuri y'incuke gusa, buriya hari n'amashuri y'abana ya primaire arahari. Buriya hazajya na
n'uburezi kuri bose 9 year basic education na 12 year basic education. Urumva rero ni ukwibohora, ukibohora ubujiji, ukibohora ubukene, ukibohora nyakatsi, ugatura heza. Uru rugendo rwacu twibwira birihuse cyane, ngiye niko navuga. Yego, honorable Rose Mureshyankwano, hari ahantu murahazi? Ndahazi cyane. Yego, buriya nk'abaturage, ubu hari abatureba kuri televiziyo bakurikiye, barabona minisitiri w'intebe, barabona ibikorwa arimo gusura abaturage bamusobanurira, ariko noneho twe kugarukira no kuri aba b'Irubavu, ni murebe n'umuturage udukurikiye ari ahandi hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu mahanga muri diaspora. Uratekereza ko muri aka kanya mu gutekereza iki areba aya mashusho? Ngira ngo umuturage ureba aya mashusho cyangwa umunyarwanda wese n'undi wese uzi u Rwanda mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi arabona ko u Rwanda rwarahindutse pe. Ni u Rwanda rushya, reka ayo terime nkoresha, ni u Rwanda rushya. Noneho by'umwihariko nk'hariya rero bari hariya Irubavu, hariya Barore, hari ikintu nshobora kubwira abantu bakemere. Ngewe nagiye mu gace ka Rubavu ngiye kwiga ku Nyundo muri za 80. Hariya abaturage habaga hari abantu barwaye imvunja, bamwe barajyaritse amano yarabaye gutya, bagenda amavunja. Kubera iki? Kuba muri za honorable Tengera avugaga za nyakatsi, z'ibirere, z'amashara, babaho mu buzima bubi. Buriya Sebeya ntabwo itangiye kuzura uyu munsi, na kera yarazuraga bagapfa bakagira gutera kubona ziriya nzu. Ku bantu bari kubibona barabona ko u Rwanda rwahindutse, turi mu Rwanda rushya ugereranyije naho rwari ruri mbere ya 1994, kuko mbere habaga bari muri nyakatsi, umwanda warabishe. Nibyo navuga, bamwe bararwaye amavunja, ntabwo ari bose barwaye amavunja, inda iki. Mbese usibye na hariya nkuko mwabivugaga n'ahandi hirya hino mu gihugu, abenshi kubona umuntu wambaye inkweto mbere ya jenoside byaga ari tombora, ariko ubu bose urabona ko barasirimutse. Mbese mu by'ukuri urebye imidugudu bari gutuzamo abaturage, umuntu wese uri kubireba arabona ko u Rwanda rwabaye rushya, arabona itandukaniro ry'imiyoborere myiza ishyira umuturage imbere n'ubutegetsi bubi, ubwo butitaga ku baturage, ubwo bubakandabiza, bamwe bicwa bakorerwa n'ibindi bibi byinshi. Badukurikiye, nyakubahwa minisitiri w'intebe hari Rubavu arimo gutambagira uriya mudugudu w'icyitegererezo wubakiwe abaturage, mudugudu nk'uko abatumirwa turi kumwe hano muri iki kiganiro babisobanura, ugaragaza icyerekezo gishya cy'imiyoborere, umuturage ku isonga. Honorable Tengera, etaje mu cyaro, ngira ngo etaje zari zimenyerewe mu mijyi cyane cyane mu murwa mukuru, hariya ni mu cyaro. Umuntu ubikurikiye, hari abakurikira amashusho kuri ubabwira nk'abadaheruka mu Rwanda avuga atoya ayo mashusho ntabwo tubyemeye, saa yo mu Rwanda, niba ari no mu Rwanda ni i Kigali. Uyu munsi tugerageje kurota kandi tukarota binini kuko turabyemerewe, murabona iyi miturire ari igiye gukwirakwira hirya no hino mu gihugu ko mubibona mugerageje gukora projection? Yego, umuntu uri hanze arabivuga nk'uko babivuze, aravuga ati hari hasi mu Rwanda, ariko ukunda u Rwanda arifuza kugaruka, n'uwagiye guhaha arifuza kugaruka akahatura, nawe agakora biriya. Buriya rero biriya ni intangiriro, nubwo atari uwo mudugudu wa mbere. Imidugudu senateri yayitondaguye arayivuga, iri hirya no hino, ariko kiriya nicyo cyerekezo, nicyo cyerekezo cy'u Rwanda. Nk'uko bari barabivuze, tukabanza kwinangira, tukumva urabyuka mu gitondo ugakingura umuryango wa hariya kureba abanyarwanda n'abantu bakunda ibanga, ntushaka ko umuntu amenya umuryango wawe uko usa, ariko kubera ko bisa neza ntawe uzongera kugira isoni, kubera ko ari ugutura neza ntawe uzavuga ngo ndikinga. Twikingaga kubera ko ari bibi. Tekereza inshingano ugakorera u Rwanda, ukagenda kuzirahira i Gisenyi, bugacya bageze i Goma, bugacya bageze i Bukavu. Wawe mugore tukagira Safari yakomeje kuba diregiteri wa ONAPO.